aho benshi bamubonaga ko adashoboye ndetse adashobotse, we yumvaga nk'ushoboye kandi ko azagera kure. Aho benshi bamutungaga kamera atari ukubera ko bamukunze, ahubwo bavuga bati turacuruza kubera ubugufi bwe. We nibwo yibonagamo icyizere kidasanzwe ndetse kandi umutima we ugakomera cyane, ndetse bikarushaho gutuma yihiringa. Gusa ngo iyo Imana igiye kuguhindurira amateka irabanza akaguhindurira izina. Ni nako byagenze kuri Aiston Small turimo kuvuga uyu munsi. Ubundi izina yitwa Kagarara, ku mbuga nkoranyambaga muramuzi. Mu by'ukuri kuvuga amazina asanzwe yitwa mu rugo iwe cyangwa ariryo ababyeyi bamwise si ngombwa cyane, aho kureka twivugire ku yo mwari musanzwe muzi ko yitwa Kagarara. Uyu munsi yahinduriwe izina yitwa Aiston Small. Ese ubundi byagenze bite kugira ngo uwo babonaga ko nta kintu kizavamo uyu munsi aba aririmbwa n'isi yose, ndetse n'abashaka kugira icyo bamubwira babanze gupfukama basutame hanyuma bace bugufi kugira ngo babashe kumuganiriza? Ugira se ngo byafashe igihe kinini? Oya, bwa mbere na mbere ubundi kuntu byagenze, uyu Kagarara yafashe umwanzuro wo kwigana Aiston Hall wakoraga siporo zidasanzwe, harimo kwiruka cyane agasiga ibinyabiziga, harimo gutera push up nyinshi cyane, harimo gukora siporo, ndetse kandi ukabona ko umubiri we wahinduwe na siporo. Hanyuma uyu Aiston Small nawe yateye intambwe ya mbere atangira kwigana Aiston Hall nk'umupapa mukuru. Hanyuma ati uyu ni we rero modo wanjye, ati ngomba gukora uko nshoboye hanyuma akazamenya. Kandi ubwo ibingibi byabaga, mbere y'uko ibi byose biba, Aiston Small yabanje kwigana uwitwa Diamond, agakora challenge nyinshi zavugaga kuri Diamond. Benshi bakamukwena bati urabeshya, Diamond ntabwo yaba yagutaginze, urabeshya rwose, ntabwo yaba yateye comment ku byo urimo kuvuga, ntabwo yaba yatanze igitekerezo ku bintu bwose wakoze urimo kwiyemera. Hanyuma Aiston Small cyangwa uwitwa Kagarara kugira ngo abemeze neza, yafashe umwanzuro ukomeye nawe ubwe atatekerezaga ko wahindura ubuzima bwe. Yerekeje muri Ghana, hanyuma atera intambwe ya mbere asanga Aiston Hall wari wamutumiye kugira ngo bazahure. Hanyuma yasanze harimo uwitwa Indian cyangwa Ashton Indian. Hanyuma uyu nguyu batangira kuganira ndetse kandi baba inshuti, bari mu bucuti budasanzwe. Hanyuma batangira kuzenguruka ibihugu bya Afurika bose bari hamwe. Ariko uyu Aiston Hall asezeranya Kagarara ko azaza kumupromisinga ndetse akamutungura, akamuha ibintu bidasanzwe. Benshi bari bagambiriye kureba neza niba ibingibi Aiston Hall yemereye Kagarara cyangwa uyitwa Aiston Small azabikora cyangwa mu by'ukuri ari ugupfa kwivugira. Hanyuma mu mwanya muto udasanzwe, reka noneho ngutembereze ubundi Kagarara byatangiye gute kugira ngo abe umunyamugisha muzi nk'uyu munsi. Ikaze kuri Overworld TV Rwanda. Ubundi byatangiye Kagarara apostinga video nyinshi zitandukanye ku rubuga rwa TikTok. Nyuma abantu bamumenye bisanzwe kimwe n'uko n'abandi bose bazwi. Ibyo ngibyo birangiye, Kagarara yakomeje kugaragara nk'umuntu nyine usanzwe, ariko benshi bumvaga izina rye bakumva ridasanzwe, bibazaga impamvu yahisemo izina rya Kagarara ngo agitwe gutyo. Benshi bakamubona nyine ko ari umuntu w'Akagarara cyangwa wigize Kagarara. Abandi bati ese ubundi uyu nguyu hari ikintu yageraho? Abenshi bati n'ubundi ni kanyangufi. Abandi bati se ubundi nitugasumba. Nyuma nibwo yakoze cyane mukunda kumubona ku mbuga nkoranyambaga, aho yajyaga gukorana ibiganiro na X-Large, nyuma akabikorana na Mema Elene, ndetse kandi kenshi agatumirwa. Abenshi bamukoragaho ibiganiro atari kuvuga ko ari urukundo cyangwa wenda hari ikindi bamubonamo, bamufataga nk'umuntu udasanzwe ariko bakoresha barimo gucuruza. Nyuma yaje gutangaza ko yandikiye we na Diamond, ndetse kandi ko yashimye challenge yarakoze cyane, ariko ibingibi nta musaruro n'umwe wigeze umenyekana byatanze. Nyuma nibwo yakoze iyo bwabaga, hanyuma atangira gukora challenge ari nayo yamuhinduriye ubuzima. Aho ngaha yiganaga Aiston Hall, umunyamerika wari umenyewe cyane mu
gukora imyitozo ngororamubiri ikomeye cyane ndetse benshi bakamutangarira kuko yarirukaga agasiga imodoka. Utekereze icyo kintu. Nubwo benshi kandi babonaga ko uyu ari umuntu udasanzwe, Kagarara we si uko yabibonaga. Yateye intambwe ya mbere hanyuma akora challenge. Abonye Ashton Hall amutatinze, akora iya kabiri, akora n'indi ya gatatu. Biba ngombwa ko Ashton Hall atumira Kagarara kugira ngo bazahurire mu gihugu cya Ghana. Hanyuma icyo gihe Kagarara yateye intambwe ya mbere, ariko si ibyo ngira ngo tumanze tuvugeho. Tekereza Kagarara ubundi umugisha we wari uwa mbere. Bwa mbere na mbere yagaragaje amafoto arimo kumwe na padiri mukuru, umukozi w'Imana wa Kiliziya Katolike, arimo kumumugisha. Abandi bati n'ubundi umugisha yari yarawufashe mbere. Abandi bati twabonaga n'ubundi ko uzavamo umuntu w'umugabo. Abandi bati ntako utagize. Abandi bati ese ubundi ibi nibyo cyangwa ni AI. Benshi gutangara gutyo. Icyo gihe Kagarara we nubwo yabatangazaga we yifataga nk'umuntu usanzwe ariko munini. Hanyuma mu kuva muri Ghana agatemberana na Ashton Hall ndetse na Ashton Indian, byabaremye urukundo hagati y'aba bagabo uko ari batatu, ndetse kandi biyemeza ko bazajya bahura mu gihe runaka. Gusa Ashton Hall yatembereye mu Rwanda, atemberera mu Bigorwe n'ahandi henshi nyaburanga yabashaga kugenda, ndetse kandi gusa yahuye n'umuhanzi witwa The Ben. Benshi bavuga ko ari ukwiyabonesha cyangwa kugira ngo yigaragaze. Ibi The Ben yabirengeje amaso, ariko abikurira ko Kagarara ari umufana ukomeye cyane wa The Ben, ndetse kandi ko yazanye undi muntu udasanzwe mu Rwanda. Ashton Hall yakunze u Rwanda ku rwego ruri hejuru. Igitangaje cyane ni uburyo Kagarara ya noneho yahise afatwa ku rwego rwo hejuru, ndetse leta y'u Rwanda ihita imushimira bitewe n'uko yavuze u Rwanda. Aho yabaga hose yakundaga gukoresha indirimbo ya Titi Brown aherutse gusohora yitwa ngo Winulari, ndetse kandi yakundaga kuvuga u Rwanda arumenyesha mu mahanga. Mu by'ukuri Ashton Small cyangwa Kagarara yakoze ibidasanzwe kugira ngo amenyekanishe u Rwanda. Abazi akamaro k'ibyo yakoze bati ntiyakire indabo ze. Abakobwa bari bahagurutse ndetse batangira kuvuga ko Kagarara ariwe muhungu mwiza mu Rwanda ubaho, abandi bose abarenze. Ibi byose byabaye nyuma y'uko Kagarara amaze kujya kuri kamera bamufotora, ndetse Ashton Hall atungura Kagarara amugabira imodoka imwe mu zihenze cyane, ndetse kandi itunzwe n'abantu bake hano mu Rwanda. Abenshi baratangaye cyane bagira ngo birarangiye. Nyuma Kagarara noneho yagaragaje ibindi bidasanzwe, ubwo noneho yatumirwaga na leta kugira ngo imushimire kubera ko yamenyekanishije u Rwanda, ndetse abashakaga kumuvugisha byabasabaga ko babanza guca bugufi cyangwa bagapfukama mu by'ukuri kugira ngo baganire nawe. Uyu ni Ashton Hall wahinduye amateka Kagarara. Isi yose iramumenya kandi yiyemeza ko agiye kumuzamurira abamukurikira abarenga miliyoni. Ati nzahagarara ari uko abanze kugeza kuri miliyoni. Ati kandi wowe ubwawe nubwo twaganiriye wambwiye ko urimo kwiga kaminuza, gusa amashuri yawe warayarangije. Ati ntabwo ukeneye gukomeza kwiga. Ishuri ryawe ni ryo gukomeza kumenyekanisha u Rwanda, kandi ukabwira abanyamahanga ko mu by'ukuri kuba ufite ubumuga bidasobanuye ko udashoboye. Yagize ati ugomba kumenya ko ishuri ryawe wamaze kuribona. Uyu munsi amateka yawe yatangiye guhinduka, kandi komeza wigishe n'abandi benshi basobanukirwe neza ko kuba umuntu afite ubumuga bidasobanuye neza ko adashoboye. Ubu nkanjye njyewe ndi umuyobozi, nagakwiye gufata Kagarara hanyuma nkamuhindura umuntu uhagarariye abafite ubumuga mu gihugu cyose, kubera ko afite ijambo rinini, ikindi afite ubushake, ndetse yifitemo n'ubunyarwanda no gukunda igihugu. Aho reke ba bandi baza barwanya igihugu ndetse bakivuga nabi nk'aho kitigeze kibaha amata. Ugomba gutekereza neza nawe icyo uzakora, ugakorera igihugu cyawe kugira ngo byibuze hazabe hari umusanzu watanze kugira ngo wubake u Rwanda. Mu by'ukuri dukomeje gusigasira no kurinda ibyagezweho, ariko buri muntu wese utuvuyemo hanyuma agakora ibidasanzwe cyangwa akaba munini kuturenza ariko avuga u Rwanda, tujye tumuha indabo ze. Mu by'ukuri njyewe uyu munsi kugira ngo mfate uyu mwanya mvuge kuri Ashton Small, ubundi nari naranze kumuvugaho, ariko bikomeje mbitekerejeho cyane byarandenze. Hanyuma mpitamo kubahereza iki kiganiro kugira ngo namwe mwiyumvire inkuru nziza, kandi mwiyumvire uburyo
kuba bitavuze ko niba ufite ubumuga bidasobanuye neza ko udashoboye. Ngaho mwewe mushobotse mukore share kandi mukore subscribe kugira ngo mukomeze gushobora kandi mushoboke kandi mube abanyamugisha n'abantu bisumbuyeho abo mwari muri bo. Ariko nubwo tuganiriye inkuru nk'iyo ngiyo nziza ya Kagarara, ntabwo nabura kubayibutsa inkuru ye n'ubundi bisanzwe yababaje abantu benshi ndetse benshi ntibayivugeho rumwe, aho uwitwa Rutambi yagaragaye kuri kamera arimo amufata ndetse akamuterera mu ishyamba epfo munsi. Inkuru yababaje abantu benshi ndetse video yakunze gutreninga cyane, benshi noneho bakunda kuyigarura cyane iyo ibintu byahindutse bavuga bati ngaho niyongere amuterere arebe ko atari ujyayo. Abandi bati ibi ntabwo byari bikwiye rwose, ikiremwa muntu gikwiye guhabwa agaciro. Abandi bati nyamara ibi ngibi bishobora kuba aribyo byamuteguraga kuzaba Ashton Small w'uyu munsi. Ngayo nguko wenda nawe ubwo nubishaka kugira ngo umusuhuze bizajya bigusaba gupfukama cyangwa n'ubundi umwubahe, wabyanga cyangwa wabyemera. Ni umuntu ukomeye kandi akomeje gukora cyane, ngaho namwe mumushyigikire, mutere